For a long time, I've been hearing about secret societies. Some people claim they are harmful organizations, and others say they are useful to society. I think their story is important. Ubundi Illuminati biva ku ijambo ry'ikilatini Illuminatus, bivuga umurikiwe cyangwa ushagawe n'urumuri. Illuminati rikaba riri mu bwinshi. Abantu bose bavuga ku mateka ya Illuminati bemeza ko ari agatsiko k'ibanga, secret society, kashinzwe na Adam Weishaupt, wari umwarimu muri kaminuza ya Ingolstadt muri Baviera mu Budage. Hari ku itariki ya mbere Gicurasi mu mwaka w'1776. Uyu muryango ni bwoko ki? Nge nitwa Murwanashyaka Siriyake. Muri kino kiganiro tugiye kuganira kuri byinshi bivugwa kuri uyu muryango wa Illuminati. Mbahaye ikaze. Kuvuga kuri Illuminati ni ibintu bitoroshye, byasaba kwandika ibitabo kandi n'ubundi byarakozwe, cyane cyane igitabo cyitwa The Satanic Bloodlines of Illuminati cya Fritz Springmeier na Cosmic Trigger na The Final Secret of the Illuminati cya Robert Anton. Kugira ngo umenye Illuminati kandi bisaba kubuzi ibindi bintu byinshi byerekeranye n'udutsiko tw'ibanga cyangwa se secret societies. Adam Weishaupt yabarizwaga mu muryango wa Freemasonry. Uyu ukaba ari umuryango ukiriho na n'ubu, uhuza abantu batandukanye bahuriye ku ibanga ubwabo bazi bonyine. Gusa ikizwi neza nuko badasenga Imana, ahubwo bemera uwo bita umwubatsi mukuru w'isi, le grand architecte de l'univers. Ibi abakristo bakaba babifata nko gusenga shitani. Icyo twababwira nuko Freemasonry idashingiye ku idini, kuko habamo abakristo, abayisilamu n'abo mu yandi madini. Ese Adam Weishaupt yari muntu ki washinze uyu muryango wa Illuminati? Uyu mugabo wo mu Budage watekerezaga cyane ni uwo mu kinyejana cya 18. Iyo aza kumenya ko ibitekerezo bye byari kuzatuma isi yose itekereza ko hari agatsiko k'abantu gakorera mu ibanga, kaba gateganya kuyobora isi, ndetse bigakorwaho ibitabo na filime byagiye bigurishwa kurusha ibindi, ngo yari gutungurwa bikomeye. Ngo benshi mu Budage baba baratunguwe no kuvumbura ko uyu mwarimu wa kaminuza yari umwanzi mubi ku gihugu. Umuryango we w'ibanga Illuminati ukaba warafashwe nk'ikibazo gikomeye kuri sosiyete. Adam Weishaupt yavutse mu mwaka w'1748, avukira hitwa Ingolstadt, umujyi uherereye muri Bavaria. Kuri ubu akaba ari kimwe mu bice by'Ubudage. Akomoka ku babyeyi bafite inkomoko mu Bayahudi bahinduye idini baba abakristo. Yabaye imfubyi akiri muto, nyirarume yita ku kumurihira amashuri, amwandikisha mu ishuri ry'abayezuiti. Arangije amasomo ye, Weishaupt yabaye umwarimu wigisha amategeko ya Kiliziya n'amategeko asanzwe muri kaminuza ya Ingolstadt. Ashaka umugore ndetse atangira umuryango. Yabayeho bisanzwe, akora akazi ke kugeza mu mwaka w'1784, ubwo leta ya Bavaria yamenyaga iby'ibitekerezo bye, nk'uko tubikesha urubuga rwa National Geographic. Ukurikije uko yagiye akura, ngo Weishaupt iteka ubwonko bwe ntibwabaga buri hamwe. Akiri umuhungu muto ngo yari umusomyi ukomeye, yirirwaga amira ibitabo bitandukanye byari mu isomero rya nyirarume, byiganjemo ibyanditswe n'abafilozofe. Ibitekerezo byabo byagize uruhare mu mpinduramatwara yo mu Bufaransa. Bavaria icyo gihe cyari igihugu gitsimbaraye ku muco wacyo kandi cyiganjemo idini Gatolika. Weishaupt ariko we siwe wenyine wemeraga ko ubutegetsi bwa cyami na Kiliziya byabangamiraga ubwisanzure bwo gutekereza. Nyuma yo kwishyiramo ko ibitekerezo bishingiye ku iyobokamana bitakigendanye n'uburyo bw'imyemerere ikwiye kuyobora umuryango ugezweho, yahisemo ubundi buryo bwo kumurikirwa
n'ibitekerezo n'imigenzo bikwiye gukoreshwa mu guhindura burundu uburyo leta z'i Burayi zari ziyobowe. Nyuma yo gusanga umuryango wa Freemasonry uhenze kandi udafungukiye neza ibitekerezo bye, yashinze uwe wari ufite byinshi uhuriyeho n'uwa Freemasonry, ariko we afite gahunda ye. Izina yahaye umuryango ku ikubitiro ni Bandel Perfectibilisen cyangwa Covenant of Perfectibility mu Cyongereza. Nyuma yaje guhindurira izina, birumvikana bitewe n'ukuntu ryumvikanaga. Ku itariki ya mbere Gicurasi mu mwaka w'1776, Weishaupt ari kumwe n'abanyeshuri 4 bashinze uyu muryango bafashe igihunyira cya Minerva, Owl of Minerva, bakigira ikirango cyabo. Abagize umuryango bagombaga gukoresha amazina atari ayabo. Weishaupt yiswe Spartacus, abanyeshuri mu by'amategeko Masen Hussein, Buhoff, Mercy na Stowe bitwa Ajax, Agathon, Tiberius na Erasmus Roterodamus. Weishaupt nyuma yirukanye Suto amuziza ubunebwe. Muri Mata y'umwaka w'1778 umuryango nibwo wahinduye izina bawita Illuminati Norden cyangwa Order of Illuminati. Uyu muryango wabayeho, abawugize bagenda biyongera bigera mu mpera z'umwaka w'1778 ufite abanyamuryango bagera muri 27, bagabanyijwe mu nzu 5: iya Munich, Athens, Ingolstadt, Eleusis, Ravensburg, Sparta, Freising, Thebes na Eichstätt, Erzurum. Illuminati ni umuryango ugenzura isi mu ibanga. Illuminati ubundi wari umuryango w'ibanga koko muri leta ya Bavaria mu Budage mu kinyejana cya 18. Abawugize barwanyaga imigenzo yose, amategeko y'amadini ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu. Banditse igitabo cy'itegeko ryabo ko intego yabo ari uguhagarika ibikorwa byose bibangamiye abantu, bakabaho nta kibagenga cyangwa kibagenzura. Ntabwo babigezeho, kandi uwo muryango wabo ntaho uhuriye na Illuminati ivuga uyu munsi nk'uko David Bramwell abivuga. Igitekerezo cyayo kiriho ubu ni uko hari abemeza ko urugomo, violence n'ituze byose ari bimwe. Bamwe mu babyemera gutyo ni abitwa Discordian Movement, bashinzwe mu mwaka w'1965 mu biro by'ubutegetsi muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Greg Hill na Kerry Thornley, abahungu 2 bigaga kaminuza, bakoze inyandiko zo gushinga uwo muryango wabo mu buryo bwemewe. Iyo nyandiko ishimangira ingingo ko urugomo narwo ari ingenzi kimwe n'ituze. Mu myaka y'1960 na 70 iyo myumvire yarakwirakwiriye mu banyeshuri kuko gukwiza ibihuha n'amakuru atariyo byihutaga. Iyo ntego ariko bari abahungu bombi baje kuyihakana. Bramwell avuga ko aba bahungu bombi biyemeje kwandika igitabo kirimo ibyo bitekerezo byose, bacyita igitabo cy'aba Illuminati. Bo batekerezaga ko byaba ari ibintu bishimishije gukwirakwiza urugomo n'amakuru y'ibinyoma ku bushake ku cyitwa Illuminati, kandi babigezeho bandika inkuru zinyuranye, bagaha ibinyamakuru. Bandikaga inyandiko nyinshi bitiriye abantu batabaho, bavuga ko Illuminati atari ukuri cyangwa hari abayishidikanyaho. Icy'ingenzi kuri bo cyari uko icyo kiganiro kuri Illuminati buri wese yagombaga gukomeza kwibaza ikibazo ngo ese koko Illuminati iriho? Igitekerezo cyakwiriye hose ku isi. Igitabo banditse kandi cyarimo ibibazo bimwe nka ninde warashe John F. Kennedy. Nubwo byinshi mu bitekerezo biri mu gitabo cyabo ari ibinyoma, byivangavanze n'amakuru amwe n'amwe y'ukuri, bituma hari ababyemera byose. Icyo gitabo cyarakunzwe cyane ku buryo cyageze aho gikinwaho amakinamico na sinema. Iki gitabo n'izindi nyandiko bandikaga byinshi ubu ntibiboneka kuri interineti, ariko ibihura kuri interineti byakomeje gukwirakwira uko abantu babiganira, bamwe bakabyemera abandi bakabihakana, abandi bakabitangira ibimenyetso.
umuryango w'ibanga bivugwa ko urimo abantu bakomeye cyane ku isi. Niba waba utaranumviseho Illuminati, birashoboka ko waba warabonye ibimenyetso bavuga ko ari ibyabo. Mpande eshatu, triangle, n'ijisho bita ko ribona byose, riboneka mu note y'idolari rimwe rya Amerika. Mu mashusho y'indirimbo zimwe na zimwe, imirongo imwe n'imwe y'abahanzi igaruka kuri Illuminati. Nko mu ndirimbo ya S&M ya Rihanna, bamwe bagaragaza aho yerekana ko ari umuntu ukomeye muri uwo muryango. No mu Rwanda uzabona abahanzi bigana aba bagakoresha ibyo bimenyetso byitirirwa Illuminati. Kuki abahanzi bakunda gusetsa bavuga Illuminati? Umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo David Bramwell avuga ko muri make ari ugusetsa. Hari benshi ariko batwarwa kandi bakemera izi nkuru. David Bramwell ati, ndibuka igihuha cyakwiriye mu mwaka w'1966 ko Paul McCartney wo mu itsinda rya Beatles ryari rigezweho cyane icyo gihe yapfuye mu mpanuka y'imodoka atashye, kandi ko yahise asimburwa n'umu-DJ wo muri Canada basa neza wahise yiga vuba indirimbo no gucuranga gitari nka Paul. David Bramwell avuga ko Paul McCartney ubwe atigeze ahakana icyo gitekerezo, kimwe na McCartney, Jay-Z, Beyonce cyangwa Rihanna n'abandi nabo ngo ntibajya bahakana ibyo bivugwa. Bamwe bibaza niba Illuminati ibaho koko mu by'ukuri. Kuvuga ko Illuminati koko ibaho cyangwa itabaho ni ikintu kikigibwaho impaka. Gusa bamwe bemeza ko ari ukubeshya. Ababishyira imbere bavuga ko aba Illuminati ba mbere ba Bavaria amateka avuga ko barimbuwe mu mwaka w'1785, baba barakomereje ibikorwa byabo mu ibanga rikomeye, bagakomeza umugambi wabo wo kwigarurira isi. Icyo gitekerezo cyagaragajwe bwa mbere mu gitabo cya John Robinson yise Proof of Conspiracy, cyangwa se igihamya cy'akagambane, cyasohotse mu mwaka w'1797 kivuga ko aba Illuminati bakomeje umugambi wabo binyuze mu gucengera muri za guverinoma zitandukanye, by'umwihariko izagiyeho binyuze mu mpinduramatwara ndetse no gucengera mu yindi miryango y'ingenzi nka Freemasonry. Nubwo rero ibitabo by'amateka bivuga ko aba Illuminati batabayeho kurenza mu kinyejana cya 18, ijambo Illuminati ryakomeje gukoreshwa mu kugaragaza akagambane isirimo, bagaragaza ko igenzurwa n'udutsiko nka Freemasonry, abazayoni cyangwa Zionist, CIA, abakomunist, imiryango y'ibanga n'imiryango mpuzamahanga. Mu bihe bya vuba, umugabo Miron Fagan watunganyaga filime wari uzwiho kurangwa n'ivanguraruhu no kwanga abayahudi, yabaye umwe mu bafashe iya mbere mu gukwirakwiza ko isi iyobowe n'agatsiko k'abantu bake bibumbiye muri Illuminati. Gusa amaherezo n'ubundi umwanzuro n'uwawe, kwemera niba Illuminati ibaho cyangwa itabaho. Uko ubyumva ni wowe ukuzi. Nshuti bakunzi bacu, mbashimiye ko mwari mudukurikiye, mwaduhaye umwanya wanyu, mwakoze kutwumva. Nge ndi mu Rwanashyaka Siriyake, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Mukomeze gukurikira ibiganiro twabashyiriye kuri iyi channel yacu, kandi turabashishikariza no gukomeza gukurikira ibiganiro tugenda tubashyiriraho.